ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice cyawo cya 3 umurongo wawo wa 18. Umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Rero ndabishimiye cyane, ngira ngo benshi muranzi, ntabwo ari ubwa mbere ngaragaye. Ngunda gukoresha amacana menshi, harimo Relax TV, benshi mukunda guklika kuri Relax TV, muzajya mukunda kumbona. Hanyuma none mumubishirira iki nyine dore ikibazo we nacyo wagize uburushyi kandi butandurutseho. Ni ikibazo gikomeye. N'ubwango ariko bagenzi be bakirushya abantu nyine umva bobo kandi ushingira wowe ndabivuye sindi bintu no mugakiza ushingirwa byo twabivuyeho ahubwo ubwo burushyi nibo Kristo yaje kugira ngo atubohoremo, aturuhure, duhishurirwe, twe kongera kubohwa. Uri kubyumva neza? Kuko niba ishyirahamwe rishyizeho ngo igameza 6, ntabwo ari kaminuza y'u Rwanda turi kwiga, ntabwo ari formation runaka by'umwuka, nta n'ukundi kuntu wanabyiga. Reka nsuhuze mwese abakunzi b'umwami Yesu, namwe mukunda ikiganiro cy'iyobokamana, cyane cyane kuri yicana Umwizera TV. Ngira ngo benshi nibwo bumvishe yicana, ariko ni cana inyuraho ibiganiro by'ivugabutumwa ndetse hagacaho n'ibindi biganiro birebana n'uburezi, ndetse hagacaho n'ibyerekeranye n'iterambere, ariko cyane cyane ni cana igendere kugira ngo yigishe ijambo ry'Imana.